Mu ntambwe ya mbere nziza yo kwihana ubundi ni ukwirinda icyaha, kubera yuko icyaha ni urupfu. Icyaha ni ikibazo gikomeye ku batuye isi bose, ndetse byatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwisera wese atazarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Tumaze iminsi tuganira ku bwami ndetse n'umwami, ariko muri iyi minsi twari dutinze cyane kureba intambwe ushobora gutera ugasohoka ibwami, twifashishije amagambo cyangwa se ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3, aho twabonye Adamu na Eva ibyababayeho, cyane kuri Eva. Ku batarabashije gukurikirana ibiganiro by'ubushize cyangwa se abatarabashije kubana natwe muri buri gitondo hamwe na Yesu, twari twarebye intambwe ivuga yuko intambwe ya mbere ivuga yuko Satani abanza gucurika ukuri, ikindi cya kabiri, intambwe ya kabiri agahinyura icyo Imana yavuze. Twashoreje rero kuri iyo ya kabiri. Satani abwiye Eva, aramubwira ngo gupfa ntimuzapfa. Imana yavuze gute? Imana yaravuze ngo muzapfa. Umunsi mwariye kuri kiriya giti, gupfa ko muzapfa. Naho Satani, gupfa ko ntimuzapfa. Ni imikino isekeje ku muntu, ariko ifite imbaraga ku buzima bwe. Iyo Satani akubwiye ngo gupfa ntuzapfa, ugatekereza wabihuza n'ijambo ry'Imana rikakubwira ngo gupfa kuzapfa, ntuhe agaciro icyo Imana yavuze, ugaha agaciro icyo Satani avuze, uba wibaza neza yuko umunsi w'urubanza Imana izagushyira mu rubanza. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ntimugatinya abica umubiri gusa, ahubwo mujye mutinya ushobora kubyica byombi. Imana iravuga ngo, hanyuma Satani akavuga ngo ese uraza kumvira nde? Ni muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Mu buzima bwawe bwa buri munsi haba amajwi abiri. Imana iravuga ngo, Satani akavuga ngo ese wowe ntibikugora kumenya icyo uhitamo? Ese njye wemeze bite? Reka nkubwire ngo amahitamo ni ayawe. Mu bintu Imana yaremye, ikiremwa gitangaje Imana yaremanye amahitamo, ni umuntu ufite amahitamo yo kubwira Imana ngo muri iki gitondo ndaza kumva icyo uvuga, cyangwa se sindibuze kukumvira. Muri iki gitondo ndaza kumva icyo ijambo ryawe rintegeka, cyangwa se ndaza kumva icyo umwanzi yarivuzeho. Imana nimba ivuze uragomba kumva, cyangwa se ugahitamo kutumva, kuko turi biremwa by'amahitamo. Urahitamo iki? Ese urumvira umwanzi cyangwa se urumvira icyo Imana yavuze? Imana iravuga ngo upfa kuzapfa nuramuka ukoze ikosa ririya, cyangwa se ukarya ku giti n'ababujije. Abo ni mu Itangiriro igice cya 3. Hanyuma Satani nawe akavuga ngo gupfa ntago muzapfa. Hanyuma uraza guhitamo, niko nababwiye. Yesu nabaha umugisha. Turakomeza rero ku ntambwe ya 3, iyo umuntu ajya gusohoka ibwami hari amategeko ahagenga. Guhusha rimwe cyangwa se kugira ibibazo nk'ibyo Adamu na Eva bageze birukanywe muri Edeni. Ndagira ngo nkubwire ngo uri umuntu utuye mu isi, ariko hari ikintu ugomba gusobanukirwa. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Sindi gushaka kukubwira ijuru nk'aho utatuye mu isi, ndashaka kukubwira ijuru nk'umuturage w'ijuru utuye mu isi. Bibiliya iravuga ngo turabashyitse, turi n'abimukira mu isi. Iyo twiga ubwami ndetse n'umwami, tuba tugira ngo umuntu asobanukirwe neza. Uri mu isi, uri mu bwami mu buryo bw'umwuka. Hanyuma rero umwami niwe ukubwira icyo ukora mu isi. Reka mbahe urugero. Umwambasaderi agiye mu gihugu cy'abandi, aba agiye gukora iki kimwe, aba agomba kubaha icyo guverinoma ye ivuga cyangwa se isaba. Tekereza rero umunsi mu gihugu yagiyemo bamubwiye ngo ntibavuga, bavuga. Guverinoma yawe yavuze gutya, ariko twe turavuga gutya. Araza kumvira nde? Guverinoma yagiyemo cyangwa se igihugu cyamwohereje? Kuko kwica amategeko y'igihugu cyamwohereje ni bimwe mu byamukuza mu kazi, bikamusubiza iwabo, ndetse bamuhaye amasaha 24. Guverinoma yanjye yavuze gutya. Hanyuma igisubizo ni cyiza ubundi. Iyo hari ibigusabye gusubiza ibitandukanye n'ibyo guverinoma yawe yagusabye, uhagarariye guverinoma yawe mu gihugu cy'abandi, igisubizo kiba cyoroshye. Ni ukuvuga ngo njyewe sinemeranwa n'icyo mushaka cyangwa se muvuze, kuko guverinoma yanjye ivuga gutya, itegeko nshinga ry'iwacu rivuga gutya. Twebwe twemera yuko umunsi twariye kuri cya giti gupfa ko tuzapfa. Ndimo ndavuga nk'uko Eva yari gusubiza Satani, kuko ni ambasada mu isi. Gupfa ko tuzapfa, kandi ni itegeko rikomeye cyane ryatanzwe n'umwami w'igihugu cyacu, ryatanzwe n'umuyobozi wacu. So rero sinemeranywa n'ibyo uri kumbwira
wowe Satani, sinemeranywa n'icyo amategeko yawe avuga cyangwa se uburiganya bwawe buri kuvuga. Aha mbibutsa yuko Satani yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba. Haravuga ati gupfa ntabwo muzapfa. Hanyuma se uwamwohereje cyangwa se Imana yamuremye yavuze iki? Yavuze ko gupfa azapfa. Imana idufashe cyane. Muri iyi si rero ufite byinshi bikubwira ayo majwi, ufite ibihindura ijambo, ufite amakuru menshi akubwira ko ibintu bitazagenda nk'uko Imana yabiteguye. Ariko reka nkubwire, urahitamo kumvira Imana cyangwa se kumvira amajwi agushuka. Ku ntambwe ya gatatu rero, aho twari ku ya kabiri, intambwe ya gatatu ni ingiyi. Iravuga ngo guhinduka kw'amaso cyangwa guhindura amaso. Uko wabonaga ibintu ntiwongere kubibona nk'uko wabibonaga. Niko byagendekeye Eva. Iyo umaze kwemera intambwe ya mbere bagacurika ukuri, ukemera iya kabiri bagahinyura ijambo ry'Imana. Icyo Imana ivuga kuri ibyo bintu, kuri situwasiyo ugezemo, kuri gahunda zose uri gukora, kuri bizinesi yawe, ku rugo rwawe, ku kazi kawe, ku itorero ushumbye, kuri gahunda nyinshi. Iyo umaze guhinyura ukuri, warangiza ugahinyura icyo Imana yavuze, ugacurika ukuri ku ijambo ry'Imana. Ikintu Satani aguteza cya nyuma, intambwe ya gatatu, ari nayo tuzasorezaho, arakubwira ngo hindura amaso, wabonaga nabi, ibintu byari bicuritse. Hari abantu bajya bantangaza cyane mu gihe gishize, ugahura n'umuntu avuga ngo Imana yambujije gukora ibi ngibi, mwakongera guhura ugasanga yarabikoze. Kumaza byagenze biti? Ati burya nta bwenge nari mfite, mfite ikibazo cy'ubujiji, kandi ni mu buri ubwenge Imana izabareka. Aho uzi kiba cyabaye, nimba koko yaravuganye n'Imana, habaye guhinduka kw'amaso. Hari uburyo yarebaga mbere mu buryo bw'umwuka, hari uburyo yarebye nyuma umwanzi amaze kumwinjirira. Ese wowe nta bintu byaba byaraguhindukiyeho wigeze uvugana n'Imana, Imana ikakubwira ngo ndashaka ko witwara gutya? Hari abantu Imana ivuze ibintu bitandukanye, siritu n'ibyo dusoma. Hari n'abandi basenga Imana ikabaganiriza, umwuka wera akabegera, uvuga ati sinshaka kwambara gutya, sinshaka usokoza gutya, sinshaka kugenda gutya. Hari abajya bantangaza cyane, mwahura nyuma y'igihe akabwira ati burya bwari ubujiji. Ese koko wari waravuganye n'umwuka? Ibyago ni ibi. Uramutse waravuganye n'umwuka, waba ufite akaga gakomeye, waba uri mu nzira ziva muri Edeni, waba uri mu nzira zirukanwe bwami. Waramutse koko ari Imana yakuvugishije, utarabyibeshyeho cyangwa utarakomfonse cyangwa utaribeshye ku majwi, ukaba wararetse icyo Imana yakubwiye, ukiha ubwenge bw'abisi, ukigira ingirwabwenge, ugatakaza ubwenge bw'Imana. Uyu munsi wa none ndakumenyesha yuko uri ku ntambwe ya nyuma yo gusohoka muri Edeni. Urimo urajya mu irimbukiro, garukira hafi, genda wongere usenge, ubaze umwuka ati se koko ni ubwenge bw'isi bubinkoresheje, cyangwa koko nari narumvise nabi, cyangwa se nabonye uko iminsi irushaho kugenda yisunika, abantu barushaho guta umwimerere wabo wa kera, barushaho gutakaza ibintu ubuzima bwabo bwa kera kubera ko isi irimo yihuta cyane. Ariko nanone hari aho bishoboka, gusa nyine mbere uko wari umeze harimo umugambi w'Imana. Uko umeze ubuseko n'Imana ibikwemerera, aho ni okay. Ariko ibitari ibyo waba warahindutse, warageze guhinduka kw'amaso. Umva uko byagendekeye umugore. Ku murongo wa 6 mu gice cya 3 mu itangiriro haravuga ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi kari ikigikundiro, kandi kari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aha n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Imana idufashe cyane. Amaso arahinduka. Icyo giti umugore akibonye akabona gifite ibyo kurya byiza. Ese ubundi mbere yarebaga iki? Se cyari gifite ibyo kurya byiza kurusha ibindi? Ndatekereza yuko atari irya mbere yarabonye kino giti, ariko kubera ko habaye guhinduka kw'amaso, Satani amaze kumwuzura cyane, yihaye kuganira nawe, yagiranye nawe ibiganiro, kandi nta murusha ubwenge. Amaze kumwuzura cyane, Bibiliya itubwira ngo murwanye Satani nawe azabahunga, mwegera Imana nayo izabegera. Ko turushaho kwegera Imana, Satani arushaho kuduhunga no kudutinya, imbaraga z'umwuka zirushaho kutwuzura, umwuka arushaho kubana natwe. Ariko ko turushaho kujya kure y'Imana, Satani arushaho kudutinyuka. Umugore nawe yaramaze kugira imbaraga nyinshi z'umushukanya muri we,
icya mbere yaganiriye nawe, yamucurikiye ukuri birakunda. Icya kabiri yahinyuye icyo Imana yavuze, umugore yumva nibyo. Icya gatatu cyabayeho, amaso yatangiye guhinduka uko yabonaga ibintu ntibyaba ariko akibibona, atangira kubona cya giti ni cyiza. Niko bigendekera umuntu wese. Icyaha ugitangira ubona gifite ikibazo, ariko uko urushaho kucyegera ukarushaho kubona ari cyiza cyane. Ugatangira ubona umugore wawe ari mwiza, ariko watangira Satani yamara kukuzura ukabona abandi ni beza cyane kurenza umugore wawe. Ugatangira wumva wasohoka ukava mu rugo rwawe. Utangira ubona umugabo wawe ari mwiza, ariko nyuma yaho Satani yamara kukuzura ukabona umugabo wawe niwe mubi kurusha abandi. Wajya ubona undi mugabo ukabona ni mwiza. Ugatangira ubona abandi uburyo wabayeho, wenda ukora uri umukashiya, ugatangira ubona amafaranga y'abandi niyo meza kurusha ayo utunze. Ugatangira utangiye kuzamura umwuka w'ishyari, ugatangira kubona amazu y'abandi ari meza kurusha, udashobora kunyurwa n'iyo utuyemo. Ugatangira kubona abana b'abandi biga ku mashuri ahenze kurenza abawe, udashobora kunyurwa n'aho Imana ishyize abawe. Ugatangira kubona imyenda abandi bambara ni myiza kurenza iyawe, udashobora kunyurwa n'iyo wambara. Ugatangira kubona ibintu byose biri hanze ni byiza kurusha ibyo ufite. Amaso yawe agahinduka. Watangiye ushimira Imana, avuga Imana ndagushimye, niba ukoze ndagushimye, ariko bikarangira ngo ubonye icyo giti aricyo cyiza kurenza ibindi byose. Ese watekerezaga yuko hari ibiti byinshi Data aguhaye kandi byaguhesha umugisha, ariko iyo umaze kugera mu mbaraga nke z'umwanzi, umaze kugera muri shamanyetike, ku bizima barugo barabyumva, cyangwa se fizike, umaze kugera aho Satani agukurura bigakunda, utangira kubona ibye ari byo byiza. Kandi koko niko kuri, uba wabisatiriye cyane, utakiri kure ngo amaso y'umwuka akora icyo agomba gukora. Amaso yawe agahuma, Satani agatangira kukwereka ibyo ashaka bimeze nk'amaji, agatangira kukwereka ibyo ashaka. Reba ibi ngibi nibyo nshaka kureba, kuko uri muri hafi aho, muri centre de simetri, uri hafi aho ngaho, hafi aho Satani aguhindurira amaso bigakunda, agahindura ibyo utekereza bikemera, akagutekereza ibyo ashaka. Kuko wemeye kujya aho hafi mu kibuga akiniramo. Mwirinde, kandi nanjye nirinde icyaha n'ikibi. Twatangiye tuvuga ngo intambwe ya mbere yo kwihana, umuntu yirinda icyaha, yirinda kujya mu kibuga Satani akiniramo. Reka mbaho urugero. Dawidi umunsi abona umugore wa Uriya, yibonye ari mwiza kurenza abagore bose yari afite, ndetse nabo mu gihugu yagenda agasaba bigakunda, ariko abona ubu ngubu ni mwiza. Icya mbere, abandi bagiye ku rugamba ntiyarujyamo, atangira gutembera. Birumvikana yari afite impamvu zitembera urugo rwe, n'uburyo ki wenda imiterere yaho yari ari, ibyo ntituri bitindemo, ariko amaso aramukurura. Ageze hafi y'aho icyaha gikorerwa, Satani turiya mugore arusha abagore bawe ubwiza, ntawe ubizi. Ariko ikiriho ni uko atari ko yagombaga kureba. Yarageze mu ntambwe ya nyuma yo gusohoka muri Edeni, arangije gukora icyaha. Murabizi byakurikiyeho. Hano rero ndagira ngo mbabwire ngo iyi ni intambwe ikomeye cyane yo gusohoka muri Edeni, nuko utangira kubona ibintu bibaye byiza, ibyaha bibaye byiza cyane, bya bindi watinyaga bikaba byiza cyane, bya bindi utashakaga gukora bikaba byiza cyane. Ariko wambwira ukuntu kera watinyaga ubusambanyi, ubu ukaba warawutinyutse cyane. Wambwira icyabaye. Wambwira ukuntu kera watinyaga kwiba, ubu kwiba bikaba ari umukino. Wambwira ukuntu kera watinyaga ideni ry'umuntu, ubu ukaba urifata nta n'icyo bigutwaye. Wambwira ukuntu kera watinyaga byonyine no gukora ku mukobwa, ubu ngubu ukaba wakora aho ushaka. Wambwira ukuntu kera watinyaga no gutekereza umuntu nabi, ubu ukaba umugirira ishyari rimwe rishobora no kumwicisha. Wambwira ukuntu kera utashakaga no kwanga umuntu, abantu bose bakundaga, uba ufite agenda wandikamo abo wanga, n'abo waborotse kuri telefone, nabo washize muri blacklist. Wambwira ukuntu byagenze wegereye hafi aho ngaho, wemeye kugirana ibiganiro n'umwanzi. Uyu munsi wa none uri mu kibuga cy'intambara yiwe, uri muri wafashwe makeka, wajyanywe mu nkambi yiwe. Reka nkubwire muri iki gitondo ngo Yesu aracyari ku ngoma, Yesu ni umwami. Wenda kuko twenda gusoza iyi nyigisho, reka mbabwire akandi kantu kamwe gakomeye. Iyo umaze kugera kuri urwo rwego, usangiza abandi urupfu, guha abandi impano ikomeye y'urupfu. Ngahaho umugabo we nawe aryaho. Uravuga ati simfe njyenyine. Ugatangira uca inyuma umugore wawe ku muntu umwe, ejo ugakenera n'abandi 50 60. Paul aravuga ngo abo ngabo rwose ngo ntibabikora bonyine, ngo ahubwo bashima n'abandi babikora. Iyo umaze kugira umutima wabaye kahebwe, Paul yabivuze mu Baroma, umutima wawe warabaye kahebwe, ntabwo uba utekereza kubikora wenyine, uba ushaka no kubisangiza no ku bandi. Ariko uyu munsi muri iki gitondo, icyiza cyakubaho no kuva
aho Satani akinira imikino ye, kuko ntabwo ari byiza cyane. Gusa dufite umurengezi kuri Data wa twese, kandi dufite umwami udukunda. Umuririmbyi w'ijana na 20 wavuze ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha, njya ntumbira mu ijuru, ndeba y'umukiza wanjye wabikuyeho byose. Imana nishimwe cyane. Kandi rwose umusubize nka Pruwoni, mubwire ngo ndabizi ko nacumuye, ariko umwami w'amahoro nyir'igihugu njyamo yarambabariye, cyangwa se arambabariye, kuko nihannye ibyaha. Iyi ntambwe ntukayitere mu izina rya Yesu Kristo. Mu by'ukuri cyakubera cyiza wakirinda iya mbere yo gucurika ukuri, hanyuma ukirinda iya kabiri yo guhinyura icyo Imana yavuze. Imana yaravuze ngo, na Satani aravuga ngo, nababwiye ngo ni amahitamo yawe guhitamo icyo wakurikiza. Hanyuma icya gatatu ni uko wakirinda ugeze kuri iyi ntambwe. Aha wasohotse muri Edeni, ubwo amaso yawe atakira ibyo yagombaga kureba, ubwo umutima utagitinya ibyo watinyaga, ubwo igitinyiro cy'umwuka cy'Imana cyagushizeho, watinyutse ibintu byose. Aha wasohotse muri Edeni, garukira hafi. Yesu ni umwami, aracyari ku ngoma, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, kandi ari hafi ngo akurengere. Imana ibahe umugisha. Muhaye umurongo muri iki gitondo, ni muri cya kiganiro cyacu rero twarimo tuganira kugira ngo uyu munsi tuze kubona icyo dukora kandi turi kumwe na Kristo. Imana ibahe umugisha. Muhaye muronke, mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije kuronka ariko mu mwuka ndetse no mu mubiri. Shalom shalom.